Kiramani yahagaritse filime yateje impaka hirya no hino mu itangazamakuru. Nyuma y'uko rero uyu mugore umaze kwamamara mu itangazamakuru hirya no hino, ntawe utamuzi uyu nguyu Mutesi Scovia. Agiye rwose kuri YouTube channel yiwe agatanga ikiganiro avuga yuko ibi bintu Kiramani akora rwose ari ibintu bishobora kuzagira ingaruka ejo cyangwa ejo bundi ku buzima bwa muntu, ndetse bamwe bakanafungwa kubera uyu Kiramani. Mutesi Scovia rwose yavuze yuko uyu Kiramani agomba guhagarika iyi filime yiwe. Ibi ngibi ni ibyababaje uyu nguyu Niyonshuti Yannick. Ese koko nimba nawe uri umufana wa Kiramani, ntabwo wabura gusiga comment kuri iyi video utubwira uburyo ubibona, nimba koko uyu Kiramani yakomeza agakina iyi filime, nimba ubona nta ngaruka yateza. Kiramani umaze kwamamara muri sinema nyarwanda yatangaje ko yaretse gukora iyi filime yakoraga yise Kwiyenza, aho yagendaga akubita abakobwa bambaye imyenda migufi n'abasore bambaye amapantaro yenda kugwa hasi. Ibi ngibi Kiramani mu kubikora muri filime yiwe yise Kwiyenza, hari abantu bamwe na bamwe batabyakiraga neza, harimo nk'uyu nguyu Mutesi Scovia. Ku buryo uyu Mutesi Scovia yavuze yuko uyu Kiramani agomba kureka ibi bintu kuko ejo cyangwa ejo bundi ngo byateza ingaruka. Ese koko nawe ukurikije uko ubibona iyi filime Kiramani yakoraga, ubona hari ingaruka yateza? Nimba ntazo ubitubwire. Wowe tugiye kubana mu ikiganiro rero, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Miyayi Empire ya Murindahabi Irene, aho yagarukaga ku buryo umwaka we na Nyambo wanababereye umwaka mwiza rwose, umwaka udasanzwe kuri bo. Bakinnyemo filime nyinshi kandi zikagenda neza, ndetse uyu mwaka wabagendekeye neza kurusha indi myaka yose bakoze uyu mwuga wa sinema. Kwamamara muri sinema nyarwanda ni ibintu rwose byagoye Kiramani, ariko kubera Imana ndetse no gusenga biza kurangira ageze ku nzozi ziwe, ndetse ari kumwe n'uyu mukobwa Miss Nyambo. Kiramani yavuze ko uyu mwaka wamubereye mwiza cyane, ko yakozemo ibikorwa bitandukanye ndetse akabona inyungu nyinshi bitandukanye n'indi myaka yose yatambutse. Yanagarutse mu rugendo rwa sinema akanarushinga mu buryo bwemewe, kandi uyu munsi avuga yuko uko yahoze yifuza, icyo yahoze aharanira uyu mwaka wa 2024 ari uriya washize yabigezeho. Uyu mugabo avuga ko 2024 ari umwaka rwose wamubereye mwiza cyane, wagenze neza kuko yari arwaye gutwara igikombe nyuma y'imyaka 5 amaze muri sinema ntacyo arahabwa. Kiramani ubusanzwe witwa Niyonshuti Yannick muri uyu mwaka yahawe igihembo cy'umukinnyi wa filime ukora filime zinyura kuri interineti uhiga abandi. Ni igihembo yahawe n'iri rushanwa cyangwa se n'inyubako itanga ibihembo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bita Mashariki Films Festival. Uyu Kiramani rero mw'uyu mwaka wa 2024 tuvuyemo nawe yahawe igihembo, aho Kiramani akimara kuvuga yuko uyu mwaka wamubereye mwiza cyane, uwo bita Murindahabi Irene yahise amubaza ati ariko nubwo umwaka uvuga ko wakubereye mwiza, hari abavuga yuko wawukozemo amahano. Abo ni nka Mutesi Scovia bavuga ibyo biturutse kuri filime washyize kuri YouTube wise Kwiyenza, aho ugenda ukubita abantu inkoni bambaye ubusa. Uyu munyamakuru yari agendeye ku kiganiro Mutesi Scovia yakoze mu minsi yashize, akavuga ko ibintu Kiramani akina hari abantu bishobora kuzagiraho ingaruka mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa se bakabyiganya ugasanga batawe muri yombi bakubise abantu bazize ibyo barebye kwa Kiramani. Yagize ati we araza ngo agakubita abantu bambaye imyenda migufi, akabakubita pe ku muhanda ukabona n'urwenya. Iriya mikino hashobora kuvamo umuntu umukunda, yabona umukobwa wambaye wa mwenda nk'uwo yabonye kera muri filime za Kiramani agaturuka
nk'inyuma akambura nk'urukweto akarumukubita, ugasanga uwo muntu agiye gufungwa azize ko yarebye filime agatandukanywa kureba ko rwose ugasanga nibyo bintu azize ko yarebye filime. Ese koko ibi ngibi nk'uko Mutesi Scovia abivuga nawe niko ubibona? Nimba uri umufana wa Kiramani, hari umuntu wareba ibi bintu Kiramani akora muri filime hanyuma nawe akajya kubikora ku muhanda? Oya, nimba ari kubibona siga comment utubwire uburyo nawe ubyumva, nimba ibi Mutesi Scovia avuga ari byo cyangwa se atari byo. Uyu Kiramani avuga yuko uyu Mutesi Scovia yamuteye agahinda. Mu kumusubiza undi yahise avuga ko adashaka kugira ikintu abivugaho kuri ibi bintu rwose, ndetse asa nk'ugaragaza uburakari. Uwo nguwo ni Kiramani rwose ubwo yabazwaga iki kibazo na Murindahabi Irene, nta kintu na kimwe yigeze abivugaho. Nyambo bari bari kumwe mu kiganiro yahise amwunganira agaragaza ko ibyo bintu bashyira kuri YouTube ntacyo byari bitwaye, kandi iyo haza kugira ikintu byari kuba bitwaye abantu bari gutanga ibitekerezo biyamagana kandi bikaba bitarabaho na rimwe. Kiramani yahise yongera aravuga ngo agaragaza ko buriya ikintu cyose kigira ingaruka nziza cyangwa se mbi mu buzima, ko yahisemo kubihagarika agashaka ibindi atangira gukora. Ati iriya role cyangwa se iriya filime nakinaga iyo nabikoragamo ntabwo rwose nari gusohora filime igice kimwe ku munsi bwere ntarabona ibihumbi 200. Uyu nguyu Kiramani rero yavuze yuko adashaka ihangana, kandi nimba koko babigize ikosa agomba kubyihorera kuko uyu Mutesi Scovia yabivuze. Kiramani yavuze yuko adashaka guhangana n'ubuyobozi, kandi yavuze yuko kuva yahagarika iriya filime yiwe ari ibintu biri kumubangamira cyane. Yavuze yuko igihe yasohoraga iriya filime iyo yabaga yayisohoye yajyaga abona ibihumbi 500 cyangwa se 600 cyangwa se na miliyoni aho ayikuriyemo mu byo asigaye akora uyu munsi. Arimo avuga yuko no kubona ibihumbi 100 by'abaviewers ari ibintu biri kumugora cyane. Kiramani yagize ati nsigaye mfite ubwoba, ejo bundi hari n'umuntu wambonye mfite imbunda aravuga ngo noneho anakubonye yakwica rwose bitewe n'uburyo yabivuzemo. Kiramani rero yavuze yuko iyi role yiwe yayihagaritse, yavuze ko ari ibintu yakoze kuva kera ariko nta butumwa atangamo. Ati n'ubu nibuka ko bwa mbere unantumira aricyo cyatumye utuzana njye na Nsabi, naje kwicara ndavuga nti wabikora nshyiramo kwicara, ndavuga nti wabikora nshyiramo n'ubutumwa kuri YouTube, uzarebe umuntu ufite ibintu bizima ko bamureba, ariko wa muntu uzanye amatiku cyangwa se ibidafite 12 niwe birebera rwose. Abantu bakunda ahantu hari kabaye. Nibwo Kiramani rero ubwo yatangiraga iyi filime yari yaratangiye ayikina ariko nta message atangamo, ariko kubu ngubu byarasigaye asohora iki gihe wabonaga yuko ari ibintu bifite purpose, bifite aho byerekeza, ari ibintu byagira buri umwe wese inama. Avuga ko yicaye agasanga abikoze abwira abakobwa gusubira mu rugo kujya kwambara bikwije nta bantu bari kuzamukunda. Ati naravuze nti birasaba ko nshyiramo inkoni uwo mukobwa wambaye ubusa. Ubwo yari agitangira gukina iyi filime ngira nga mwagiye mubibona hirya no hino, kandi uyu Kiramani avuga yuko uwo mukobwa iyo bahuraga yambaye ubusa yaramukangaga ntibasubire mu rugo, kubera yuko iyo yari kubasubiza mu rugo ni inama rwose yari kubashyizemo, ariko we ukabireba kuko harimo nk'akantu kadasanzwe ariko gafite ubutumwa, ugasanga rwose aramukanze ariko ntamubwire asubire mu rugo. Ariko nabwo urumva ubundi habaga harimo ubutumwa kubera yuko yabaga yamukanze. Ni ibintu bikunze no kubaho hirya no hino, wenda mukunze kugenda mubibona hirya no hino. Kiramani agaragaza ko hari abantu bahindutse kubera iriya filime yiwe barimo nabo bakorana, gusa akaba yaririnze ihangana akabireka burundu, akebura Mutesi Scovia ndetse n'abandi
bagendeye ku magambo ye avuga ko abantu bakwiriye kujya birinda gucira urubanza ikintu kitararangira, ati ntukajye ucira urubanza ikintu kitararangira, filime nari kuzayisoza ukundi wenda ikarangira mfunzwe cyangwa se ikarangira ngaragaje ingaruka zabyo. Rero wowe biriya wakoze Mutesi Scovia ntabwo rwose ari byo kumpagarikira umwuga rwose, yego wowe wabikoze ufite icyo ugamije ariko tuzi yuko nanjye hari icyo wambumbeje mu mwuga wanjye wa buri munsi. Kamubwira ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.